ihavugira ijambo ryiza. Yaravuze ngo igice 18 umurongo wa 10 n'igitabo cy'Itangiriro ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy'umwaka n'ikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Uvuga ngo amen. Amen. Igihe cy'Imana kijya gisetsa abantu. Aba bari bicaye baguwe neza ngo babonye abashyitsi batazi uko ari Imana yaje. Ubwo Aburahamu na Sara bari bicaye bategereje icyo Imana yavuze nk'uko abaririmbyi bamaze kubivuga. Bano bana bacu kandi nabo bateye mu kirenge mu cyacu cy'abakuru. Ashimwe mu muco nyarwanda turaza kubihuza kuko tugira amahirwe ko uw'i Rusizi n'uw'i Kayonza cyangwa Kirehe n'uwa Gisagara twese iyo tuvuze buri muntu yumva icyo mugenzi wavuze. Yego abana rero ku busabane iwacu babyita ngo ni ukurya iki? Kurya ubunyana. Uriho noneho mu mvugo y'icyerekezo 2020 ubu iyi bombo yitwa Ndi Umunyarwanda. Ni ubusabane rero bwa Ndi Umunyarwanda tugiye kwakiriza aba bana. Hari icyo bitwaye se? Ariko mwabahereza amashyi ko ari bo Rwanda rwese. Aba ngabo barimo abavugabutumwa nkatwe bazadusimbura n'abapasiteri, harimo n'abayobozi bakuru b'igihugu nka perezida. Wasanga hari umuperezida ndi guhereza bombo. Birashoboka ko mudashimira mpaye azajye ahita agenda. Yego abandi bigira imbere abo yateguye uyu munsi kugira ngo tubonane namwe turusheho cyane no kumenyana. Turi kumwe n'abayobozi bacu b'itorero. Rero Narcisse y'umuryango wa Yasibi muranyemerera tuganire mu buryo bwihariye bitandukanyije na cya kinyarwanda gisanzwe cyangwa se uko imihango imigenzo se yo gusura imiryango isanzwe ivuga, ariko turabivuga mu buryo bwacu bw'itorero nk'abagabo. Ashimwe cyane. Twebwe rero turi umuryango wa Yasibi kandi ni umuryango mugari ugizwe n'abantu benshi, buri ishami rya korali kandi duturuka mu mpande zitandukanye. Imana yatugurisha hamwe rero dukora umurimo w'ivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo kandi tukaba turi abanyamasengesho. Tuje hano rero muri runo rugo, mbere ya byose mbere yo kugira ibintu byinshi tuvuga, dushimira ikaze mwaduhaye kandi dushimira n'ibyicaro byiza mwicajemo, ndetse by'umwihariko n'amafunguro mwaduteguriye mukaba mutwakiriye. Imana ishobora byose ibahereza imigisha. Amagenzi yacu rero dufite impamvu ebyiri zatumye tugera kuri uyu musozi. Impamvu ya mbere niyo kuza gusura umuryango wa Kambanda Jean de Dieu ndetse na Marita.
tukaba kandi tutagarukira ahangaha dufite na gahunda ya kabiri yo gusengera ku mudugudu bene data basengeraho, tugaterana na bene data nk'abagenzi dufatanije urugendo rugana mu ijuru umunsi w'ejo w'amateraniro asanzwe. Uko twabivuze rero turabavugabutumwa, ariko icya mbere nari mbanjirijeho ko navuze ko impamvu zacu ari ebyiri ngira ngo zo zumvikane. Icya mbere rero nari natangiriyeho, tugeze hano muri uru rugo bwa Marita nka mushiki wacu twasenganye igihe kirekire, twakoranye umurimo w'Imana, twahujwe n'Imana nyir'ijuru, tuziranye nk'abagenzi bajya mu ijuru n'abakristo bo mu matorero cyangwa amadini atandukanye bemera Imana bakemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ko amaraso ye yahuje abatari kuzamenya. Ni muri urwo rwego rero twamenyanye na Marita, duhujwe n'Imana, duhurira mu murimo w'Imana, dusenga Imana, Imana ikorana natwe imirimo n'ibitangaza, idukoresha iby'ubutwari. Marita ari umukobwa kubaririmbira rero indirimbo